friends, niba kuri channel yawe ya YouTube tutuntu tutafunguye gutya, hari ibintu byinshi udashobora gukora, bityo channel yawe ikaba yadindira cyangwa se ugakora igihe kinini nta musaruro iguhaye. Utu tuntu ngiye kukwereka ukuntu wadufungura n'umumaro watwo. Ni ukuvuga ngo utungutu iyo tudafunguye gutya hari ibintu byinshi ugenda ubura abandi bakabibona. Ntushobora kwa applyinga monetize, ntushobora gushyira thumbnail kuri channel kuri video yawe, ntushobora gukora playlist, ntushobora kwa uploadinga video irengeje iminota 15. Hari ibintu byinshi udashobora gukora utu tuntu tudafunguye. Ikindi, channel yawe ibiri mu mazi abira ku buryo kuyitwara byoroheye umuntu wari we wese wabishyira mu bushake, kuko ntago iba iri verified, ibintu byinshi yabifunze kuri yo. Hanyuma rero umuntu uri urebane iyi video kugera irangiye araza kuba afite ubwo bushobozi bwo gufungura utu tuntu kuri channel ye, hanyuma nayo ikagira security nk'izindi, agashobora kuba yakora ibintu byinshi bitandukanye ngiye kubabwira. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Ibi ngiye kubereka babyita feature eligibility. Ni ukuvuga ngo izi settings ni ingenzi cyane kuri YouTube channel y'umuntu ushaka gukuza channel ye mu buryo burambye. Mwicare twigane. Nk'ibisanzwe twarabibonye uburyo ufata telefone yawe ukayihindura nk'imashini, hanyuma ugashobora gukora ibintu byinshi wakabaye ukoresha imashini ukabikoresha telefone yawe kandi mu buryo butakugoye. Nk'ibisanzwe uraza ukabanza ugakuramo icyo bita YouTube Studio muri application yawe, ukayikora uninstall. Wamara kuyikuramo ukaza ugafungura browser ukoresha, ukandikamo hano YouTube Studio, youtube.com/studio. ndabibandikira muri mu magambo mubibone. Hanyuma nk'ibisanzwe ukaza ugakanda hano kuri utu tudomo dutatu. Mbibutsa ko iyi video impamvu nyikoze no kubera umuntu wambajije ikibazo kirimo kuvuga ngo iyo agiye gupininga comment biranga. Ntushobora gupininga comment aka kantu, ibintu ngiye kubereka utarabikoze. Ntushobora gukora playlist utarabikoze, ushobora kuba warabikoze utabizi, ariko hari byinshi bigifunze kuri channel yawe. Icara rero twigane turebe ngo ibi bintu turabifungura gute. Hanyuma turagenda mbereka ibibi byinshi byuko turatuntu twaba tudafunguye. Uraza ugakanda hano kugira ngo telefone yawe ihinduke nk'imashini, ukakagira gutya kakanu. Imaze ukagira gutya biba byarangiye, telefone yawe ushobora kuzoominga ibintu uko ushaka. Noneho nk'ibisanzwe uraza ugakanda hano kuri profile. Unyihanganire niba ari ubwa mbere, mbivuga nkaho mubimenyereye kubera ko abo tubana buri munsi barabizi, ariko nimba ari ubwa mbere kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe igucika yo kuri iyi channel. Ukanze kuri profile uhita ugakanda hano kuri YouTube Studio gutya. Hanyuma hano rero uba winjiye muri channel yawe nkaho uri gukoresha imashini, nk'uri gukoresha laptop cyangwa desktop. Hano ibintu byawe byose babije hafi yawe, urabona ko ni binini biragaragara ku buryo butandukanye. Ikintu rero wowe uhita ukora, uhita scrollinga gutya ukamanuka ukaza hano kuri aka kantu ka setting aka. Okay, ukagakandaho gutya. Hano niyo ngiye kugusomera umumaro wa biriya bintu byose. Hanyuma ugahita uza ugakanda hano handitse channel. Nta mu YouTuber ukwiriye kuba afite channel atarafungura ibi bintu ndiho mbereka, kubera ko channel ye ibiri mu mazi abiri. Hanyuma ugahita ugakanda hano handitse feature eligibility gutya. Hano rero niho ubonera, ni ukuvuga barakubwira ngo you can manage your access to more features here. Intermediate and advanced features requires additional verification which help as to keep the YouTube community safe for everyone. Nukuvuga ngo ahanga niho verifyinga nimero yawe ya telefone, ibintu byose biberana. Ukaduhere rero kuri aka kantu ka mbere.
aka kantu ka mbere kitwa standard features. Aka kenshi kaba kanafunguye ku bantu benshi, ariko we nusanga kadafunguye wirahita ugafungura, urahita ubonaho kugafungura. Tugiye kureba rero ngo hakubiyemo iki. Kugira ngo urebe ibikubiyemo muri aka kantu, uraza kandi kuri aga fresh ukandeho gutya, niho bari wite bagusobanurira, bakubwire ngo get your YouTube channel started and begin growing your audience with these features. Ngo reka channel yawe itangire kure kandi n'abantu na audience yawe kure cyane abagukurikira. Kubera aka kantu, kubera ko gafunguye aka kantu, uraza gushobora kwa uploadinga video, gukora playlist, gukora collaboration ya playlist no gushyira video. Hari n'abantu okay great, nimise nibuka nuko mwanambaje muti twakoze playlist ariko ntabwo tuzi kongeraho video zari zisanzwe ziri kuri channel. Hanyuma rero ibyo nanone binashoboka y'aka kantu wagafunguye. Hanyuma requirements kugira ngo bigukundire kuyifungura, ugomba requirements channel is free to active community guidelines track. Nukuvuga ngo rero aka kantu urahita ugafungura nk'ibisanzwe, hanyuma nkuko kano kangi gafunguye. Umumaro wako turawubonye, nukuvuga ngo ngiye ndiho ndabereka imimaro. Icyambere yo gafunguye, nimba wowe kadafunguye ariko nzika benshi gafunguye, akako nago kagoye, nibwo nubundi as default nukuvuga ngo kenshi kaba gafunguye, kubera ko niko kagufasha kwemererwa gushyira video kuri YouTube, kuyishyira kuri playlist, gukora playlist collaboration, hanyuma ugakora n'icyo bita kuba washobora kwadinga video kuri playlist isanzwe. Ndizera ko abenshi basanze gafunguye kuri YouTube channel zabo. Hanyuma turakomeza na ka kabiri ariko bita intermediate features. Ibi bintu ni ingenzi guys, nta mu YouTuber ukwiriye kuba akina nabyo, kubera ko ibi bintu nibyo bihetse channel yawe, nibyo biyihetse, ntago waruzaho biherereye. Jyamo witonde ubisome uherereye witonze neza. Hanyuma rero ibi ngibi uragakandaho, nako nungakandaho niho uri bubonere ya icyo bivuze ngo find new ways to engage your audience and build your personal brand with a wider set of features. Nuvanga aka kantu ko rero nugafungura, nusanga kadafunguye, kubera ko hari abasanga kadafunguye n'abasanga kafunguye, wowe urahita ugafungura. Noneho aka kagufasha iki rero? Niko kagufasha bimaze kugafungura, nibwo ushobora kuba washyiraho video iri hejuru y'iminota 15, nibwo ushobora gushyiraho custom thumbnail, no kuba ya foto dushyira kuri video, nibwo ushobora gukora live stream. Abenshi nabo basanga gafunguye aka kantu, ariko by'umwihariko kugira ngo gafunguke nuko uba waraverifie nimero ya telefone yawe. Icyambere kibanza ugomba kuba wafunguye kara kambere, utagafunguye aka kabiri ntikafunguka, ariko hano bakubwira icya kabiri ugomba kuba verifie nimero yawe. Iyo utarayiverifia, hano haba ari ahantu ho gukanda, uhita ukandaho uyiverifie. Okay, nizere ko turiho tujyana. Noneho rero ubwo umaze kuverifia, wandikamo nimero yawe ufite hafi, kuko baguhaho code, ugahitamo nimba bakwandikira message cyangwa baguhamagara. Ikiza naguhitiramo kukwandikira message, kubera ko abenshi cyongereza ntabwo tucyumva neza, bashobora kuguhamagara ukumva ururimi ntabwo urwumva neza. Ikiza rero uhitamo text message, hanyuma bakakwandikira message irimo ya code. Ndizera neza ko aha naho turiho tujyana. Niba turiho tujyana, please kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nk'iyi gucika. Jye niyemeje ko dufatanya uru rugendo kugera rutugiriye umumaro. Twagiye rero tugiye ku kantu ka gatatu nako kagomba kuba gafunguye, ariko bita advanced features. Okay, nukuvuga rero aka ngaka urakanda hano, nako ibintu byako byose uzamuke ubisome. Aka kantu ni ingenzi cyane guys. Turagira gutya, turazoominga turebe. Advanced features expand your reach on YouTube and beyond with these advanced features. Nukuvuga ngo aka kantu numara kugafungura ugafungure, icyambere uraza kuba ufite ubushobozi bwo kwapiring cyangwa se kureklama content ID crimes. Nukuvuga ngo igihe umuntu yakubeshyira ko video wenda
video wakoresha ariye cyangwa se video wa uploadinga video yawe bwite izajya kwandikwaho. Noneho nihagira no kubeshyira ko watwaye video ye ushobore kuba wareclama. Ubikora iyo wafunguye kano kantu. Hanyuma create more live stream daily. Uzabona none ufite ubushobozi bwo kuba wakora live kuri YouTube nyinshi ku munsi, nka kwa kundi naberetse ibisabwa kugira ngo ukore video live kuri YouTube. Narabiberetse iyo video, niba utarayireba simbuka uyirebe. Hanyuma upload more videos daily. Nukuvuga ngo none uzaba ufite ubushobozi bwo uploadinga video nyinshi ku munsi. Hari abantu bajya uploadinga bakababuza, bajya kujya live bakababuza, nuko mutarafungura aka kantu. Hanyuma uzaba ushobora nanone uploadinga shorts ku munsi nyinshi. Noneho ikindi uzaba ufite ubushobozi bwo gukora embed live stream. Nukuvuga ngo uzaba ushobora kuba wafata link ya live yawe ukawayishyira ahantu nko kuri website runaka, hanyuma ikahaca mu buryo buri direct kandi nanone ifashe kuri YouTube yawe. None external link in a video description, nukuvuga ngo yawe ku buryo abantu barebamo. Nk'ibingingi mbabwira ngo reba ama link muri description, hanyuma ukore ibyo mba nakubwiye. Ikindi eligibility to apply for monetization, nukuvuga ngo iyo utarafungura aka kantu ntabwo ushobora kuba wakwapplyinga monetization ngo bikunde. Rero guys, ahangaha ibisabwa nukuba wafunguye ka kantu ka kabiri. Cya gatatu nukuba wagize gute. Ahangaha ari naho ndi wite nsubiriza umuntu wambwiye ngo iyo agiye gupininga comment baramubwira ngo nabanze updating channel history. Channel history rero ni hano uyupdatingira, kuko niyo ukanze kuri aka kantu bahita bakubwira utuntu dutandukanye, bakakubwira ngo establish channel history, follow our community guidelines. For most creators this usually takes up to 2 months. Nukuvuga ngo ahangaha uraza ukore kuri learn more, hanyuma ugire gute uzuze ibisabwa channel yawe bagire gute bayimenye. Uraba umeze nkaho uyimenyekanisha, mara kuyimenya ibyo bintu bizafunguka. Guys, ubu rero nibwo buryo ugomba gufunguramo utuntu dutatu. Mubonye imimaro yatwo irimo kuba washobora gukora playlist, kuba washobora gupininga video, kuba washobora kuapplyinga monetize, kuba washobora gukora live stream nyinshi, gukora video nyinshi ku munsi, gukora shorts nyinshi. Ibintu byinshi bikubiye muri utu tuntu ndizera ko umuntu dufunguye channel yiwe nyuma y'igihe gito, ntago byinshi bita bya updating uwo munsi, ahubwo bigenda bisafata amasaha, ariko ucunganwa nuko tutuntu twawe twabaye enabled. Okay guys, video nimba igufashije kora subscribe, ufungura inzogera, ubundi tujye tubana muri video zose zitandukanye zitaha. Hanyuma kandi like, ushyiremo comment. Ndabakunda cyane.